kugeza rirangiye uraza kumva mu byinshi. Against Rwanda, you think it's some country that is then when I remember hanini iri ni ijambo perezida yatangiye agaruka ku kintu kijyanye n'ukuri, avuga ku kuragaragaza ko kuri kutakitabwaho. Nibwo nanone yaje kuvuga ati ariko reka ngaruke kuri iki, ati hari umuntu w'inshuti yanjye wambajije ngo ubasha kubaho gute cyangwa se uhuza gute ahahise habi ndetse n'uyu munsi turi habi cyane kurushaho, cyangwa se ahahiseho umwijima n'uyu munsi turi habi ubihuza gute, ubibahute. Perezida akomeza avuga ati mu by'ukuri icyo kibazo naracyumvishije numva nago ari ngiwe gusa bari kubaza, ati kuko nabonye ko yabazaga u Rwanda muri rusange, yarameze nk'uri kubaza abanyarwanda avuga ngo u Rwanda mubaho mute, mubimanaginga gute, guhuza ahahise hanyu h'umwijima mubi cyane ndetse n'uyu munsi habi cyane mubihuza gute. Ati namusubije ko tugomba guhangana n'ahahise ariko tunabizi neza ko aho hahise habi hanafitanye isano utatandukanya n'uyu munsi turi. To the dark past, they are inseparable. Plus we have a choice to make. Ndaza kugenda wenda ntashyiramo amajwi y'umukuru w'igihugu cyane, ndagenda nyagaruramo gake gake kugira ngo ikiganiro kize kwihuta kuko nubundi kiri hano imbere yacu. Yakomeje avuga ati namusobanuriye ko cyangwa se twebwe tumeze nkaho dufite amahitamo yo kuvuga ngo aho hahise h'umwijima n'uyu munsi yabi cyane haduhurijemo hagati, haradukanze, turekeye aho kubaho, uko no guhitamo kwa mbere. Or you stand up and fight. Cyangwa se tugahaguruka tukarwana. Saying in the testimony that ndetse perezida yakomeje avuga ati ubwo abantu hano baje bagatanga ubuhamya banyuze hano bagiye bavuga ko bafite ibyiringiro ko ibyabaye imyaka 31 bitazongera kuba, ati ntago ari ukubera ko ari ibyiringiro bafite by'uko abagerageje n'ubundi abakoze iyo jenoside mu Rwanda atari uko batazongera kugerageza kuba babikora ibyo bakoze now again, cyangwa se suko n'ubu batari kubigerageza kuba babikora. It will not happen again just because there will be people and fight. Atahubwo impamvu ibyiringira abo bantu bafite by'uko ibyabaye bitazongera kuba mu Rwanda nuko babizi ko impamvu ari uko hari abantu bazaba bahari bazahaguruka bakarwana bakabirwanya. Makene ngo kuvuga ati kuba abantu bafite ibyiringiro ko jenoside cyangwa se ibyabaye bitazongera kuba, suko ibyo byiringiro bafite ari uko abagerageje ibyo batazongera kugerageza kubikora, atahubwo nuko abantu noneho bazaba bahari bagahaguruka bakabirwanya. Nibyo byiringiro abantu bafite. It's a sure thing you're going to die. Ndetse perezida yakomeje avuga ati kuko ikintu nk'icyo ngicyo abantu bashatse gukwica cyangwa se ibintu bimeze gutyo, haba hari icyizere cy'uko ushobora kurokoka iyo uhagurutse ukarwanya abo bantu. Ariko iyo udahagurutse ngo barwanye, nta cyizere na kimwe, ni ibintu biba bizwi 100% ko ugomba kwicwa. Mu gihe uhagurutse ukabarwanya n'ubundi ushobora kuba wakwicwa, ariko byibura haba hari amahirwe y'uko kuko uhagurutse ukarwana ushobora kurokoka. Ariko mu gihe udahagurutse ngo urwane, ni 100% ko nta mahirwe yo kurokoka bahari. Try, stand up and fight. Ati rero niyo impamvu yatuma ntahaguruka ngo urwane. You might survive. Byibura ko haba harimo amahirwe yo kuba narokoka. You want it. It's a favor. Ati kuki utahaguruka ngo urwane aho kugira ngo wumve ko kubaho kwawe ari nka faveri cyangwa se ari mu abantu bakugiriye. They are going to do. People come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal. You say things that challenge these people who have the power in their hands.
ati nanjye ibi bintu byagiye bimbaho, nagiye mpura n'abantu bakaza bakandeba bakambwira ati perezida nawe uravuga, ati akenshi ugasanga uri kuvuga ibintu bimeze nkaho biri guhangana n'abo bantu bafite imbaraga mu biganza byabo, ibintu uvuga akenshi ngo hari igihe biri guhangana n'abo bantu bafite imbaraga mu biganza byabo. They're going to kill you. Ati nukomeza bazakwica. Ati bona abantu bagiye baza bakamburira bakambwira gutyo. Well, first of all, it means they are killers. Ati mbere na mbere urumva ni nabicanyi. Icyo ni cyambere. Kuba abantu baza bakambwira ati ibintu uvuga hari igihe ubumeze nk'ibihangana n'abari abantu bafite imbaraga mu biganza byabo. Ati bazakwica. Ati perezida yese avuga ati mbere na mbere ni cyumvikanisha kabo bantu bafite imbaraga mu biganza byabo, mbere na mbere nimba bazanyica nabicanyi. Icyo ni cyambere. But to just accept these things to happen. Ati abo bantu narabasubije ngo nubundi ndamutse ngiye nemera ibyo bintu ngo babikore, ubwo ni ibintu bitari byo nyine bitanyuze mu mucyo. Ati nubundi ngiye nemera ibyo bintu bashaka ngo nemeranye nabo ibyo bintu mbikore kandi bitari byo bitanyuze mu mucyo. Ati nubundi ngiye ubwanjye niyo nabaho ntago naba nibara nkaho ndi muzima, naba nibara nk'uwapfuye. I would already be dead. Ati rero ngiye ikiruta napfa. To live a life of lies, of pretense, to somebody else, I would be dead anyway. Ataho kugira ngo mbeho ubuzima bw'ikinyoma nigira uwo ntari we, numva ko ibintu byose ndi gukora atari byo nyine. Ati nubundi icyo gihe naba meze nkaho napfuye. Kubaho numva ko ubuzima bwanjye nubundi mbukesha undi muntu ari mu yangiriye kuba ndiho mbeho ubuzima bw'ikinyoma. Ati nubundi byaruta ugapfa, nubundi waba warapfuye uhagaze. Ati kuki ahubwo ntapfa mpangana. Why don't you die fighting? Namwe abanyarwanda kuki mutapfa muri kurwana mwirwanaho? Anyway. Kuko nubundi mubyemeye gutyo mwamumeze nkaho mwapfuye muhagaze. Just dying like flies. Gupfa nk'amasaza araho. Why? Ati ndetse ubu butumwa bwanjye bugere no ku bandi banyafurika bose. Humanize. Accept it and they beg. I can't beg to live. Ati ubutumwa bugere no ku bandi banyafurika bose babayeho buri munsi ubuzima bwabo babayeho gutya bateshwa agaciro bamburwa ubumuntu binginga ngo babeho bameze nkaho kubaho kwabo bari kubyingingira abandi bantu. Ati nge ntabwo nshobora gusaba kubaho n'uburenganzira bwanjye. Ati ntabwo nabishobora. I can't beg anybody. I lose. But there is a chance. Ati nge nzarwana nintsindwa ntsindwe ariko hari amahirwe. A significant chance that if you stand up and fight, you will live. Gusa icyiza cyo kuhaguruka ukarwana nuko haba hari amahirwe byibura ko nuhaguruka ukarwana ushobora kurokoka cyangwa se uzabaho. And a dignified life. Ndetse ukanavuga ko wabayeho ubuzima bufite indangagaciro, wabayeho ubuzima rwose bunyuze mu mucyo. That you deserve, that anybody else deserves. Ndetse ari nabwo buzima buri muntu akwiriye n'undi wari we wese ari nabwo dukwiriye. These western capitals, they are everywhere. They are... Ati naho bano bantu birirwa aho ngaho mu nama z'umuryango w'abibumbye, birirwa muri ibyo bihugu byo mu burengerazuba mu mirwa mikuru yaho. Bakomeza bavuga u Rwanda. Small country, this Rwanda. I mean, you see, mukirirwa muvuga u Rwanda mwumva ari agahugu gato. Ati njya mbabona mwagiye mukishyira hamwe ibihugu byinshi mwese mugateranira agahugu k'u Rwanda. Ati yo muri kuvuga u Rwanda mwumva ari akantu. Iryo jambo ntabwo yarangije. The facts about it. Ati si nayo irisebya. Atari ko icy'ingenzi tugomba kubaho. To live our lives, we have to fight for that. We have... Tugomba kuba ubuzima bwacu, tugomba kuburwanira. Ati ndetse ibi nzabibwira uwo ari we wese nitunahura turi turebana amaso ku yandi. Ati gikuzimu. Around and thinks they can
they come and say, hey, we're going to sanction you. ati ari we wese uzaza bya bindi bakora ngo turabafatira ibihano turagira gutya turabafatira ibihano. To what? Go to hell. Nzakubwira ni gikuzimu. Just go to hell. Gutyo nzamubwira abisubiramo. You have your own issues to deal with. Mufite ibibazo byanyu mugende muhangane nabyo muturekere natwe ibibazo byacu duhangane nabyo. Leave me to mine. Atubundi niwo mwuka buri munyarwanda wese yakagombye kuba afite, niyo spirit buri munyarwanda wese yakagombye kuba afite in their daily lives. Mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Down upon us and ati ngiye buriya n'ikintu kimpangayikisha ntago ari uko abo bantu bavuga ibyo byose ari abanyembaraga ari ibihugu by'ibinyembaraga cyangwa se ari uko bashobora kuza bakadushyira ibyo byose nk'ibyo wumva ngo by'ibihano, ntago ari cyo kimpangayikisha. anything at us. Kuba baza bakatujugunya ibintu byose ntago ari cyo kimpangayikisha. Worried about that. Icyo nta kibazo mba mbifiteho pe. Ahubwo ikimpangayikisha ni kimwe. Which has ndetse cyanabayeho ibinyejana n'ibinyejana. It's for Rwandans treated like that. Ati ngiye kimpangayikisha ni ukuba abanyarwanda n'abanyafurika bicara bakemera ibyo byose bakumva ko nta kibazo kibirimo. Let's refuse to be mistreated like this. Niryara abanyarwanda niryara abanyafurika bazanga gufatwa nabi gutya. Niryari muzanga kumva ko umuntu ababwira ngo nta gaciro mufite. To be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else. Niryari muzumva ko mugomba kwanga ko kubaho kwanyu umuntu aza akababwira ko ari ukubera yabagiriye muwe ari favorize kuba mubaye hakabibumvisha. Niryari muzabyanga. Icyo ngiye nicyo kimpangayikisha. Hano president yavugaga ibimuhangayikisha katari bivugwa na bari abantu atari ibyo bintu baza bagatura ku banyafurika ibyo by'ibihano n'ibindi byose, atahubwo kuba abanyafurika babyemera kumva ko kubaho kwanyu umuntu aza akabumvisha ko ari impuhwe ze atariho mbega byaba ari ibibazo namwe mukabyemera. What a shame. Mbega ikimwaro. Moment. Kuba abantu ibyo bintu babyemera niyo kaba ari agahe gato mu byemeye mu cyakanya gato, icyo ni ikimwaro. Ibyo mugomba kubyemera mugomba guhaguruka mukirwanaho. Ngiye kurekera gukomeza gushyiramo amajwi kuko n'ubundi tuyafite hano imbere, noneho dukomeze ngenda mbibabwira ibiri kuvugwa hano ni ijambo riri kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku kwibuka ku nshuro 31. And then you have fools leading countries. Noneho mukagira n'ibyo bigoryi biyoboye ibihugu and being used as puppets. Noneho bakabikoresha nk'ibipupe. Ibyo bigoryi biyoboye ibihugu ugasanga nibyo biri kwiba ubutunzi kamere bw'igihugu cyabyo. Ubwo butunzi bwakagombye kuba bufatwa bugakoreshwa mu guteza imbere igihugu ndetse n'abaturage muri rusange. So their own people and develop them. Ahubwo ubwo butunzi bw'igihugu ugasanga bari kubukoresha ku giti cyabo, ugasanga baragiye baba ba miliyarderi batunze za miliyari, ariko ugasanga miliyoni z'abaturage zituye mu bukene. Abaturage bari mu bukene bamerewe nabi, abari gukoresha ubutunzi bw'igihugu babujyana mu nyungu zabo no kwiteza imbere gusa. Millions of people going hungry. Miliyoni y'abaturage ari kwicwa n'inzara, and their leaders billionaires. Mu gihe abayobozi b'ibyo bihugu usanga ari aba miliyarderi batunze za miliyari, money that has been stolen. Kandi ugasanga na amafaranga yibwe mu butunzi bw'abo baturage bwa butunzi bw'igihugu n'ubundi. And these are the ones received in Western countries. Noneho ugasanga abo bayobozi noneho abo ngabo b'ibisambo nyine, abo ngabo yavuze ati ibyo bicucu biyoboye ibihugu mu mvugo yakoresheje, ati ugasanga abo bayobozi abo ngabo birirwa banyereza umutungo w'igihugu birundaho ngo baba bakire, abaturage bari kwicwa n'inzara, miliyoni y'abaturage ari kwicwa n'inzara, ugasanga nibo bayobozi bari kugenda bakakirwa neza muri biriya bihugu byo mu burengerazuba, bya bihugu nyine twita ngo by'ibinyembaraga, bakabasingiza. Rwanda is being crucified. Noneho ugasanga ahubwo u Rwanda bari kurumanika ku musaraba, barushyingura ku musaraba.
yaba aho ngaho muri ibyo bihugu, yaba mu nama z'umuryango w'abibumbye, ugasanga twebwe u Rwanda bari kutubamba ku musaraba, ariko ugasanga abo bayobozi baba bakoze ibyo bo bari kubakira neza cyane. Everybody is doing their bidding. Bega bimeze nk'abantu bose bari mu ipiganwa. They don't talk. These ones don't even say a thing. There is somebody to say it for them. Abo bayobozi bameze gutyo none usanga nta n'ikintu bavuga niyo bagezaho, ahubwo usanga bafite abari buze kubavugira, bameze nk'abavugizi. Kandi nureba koko niko biba bimeze, ngira ngo mujya mubibona mu biganiro tugenda dukora hano. Ati abayobozi nta nubwo bigora bavuga ibintu byinshi, abo ngabo nyine bakorera ibihugu byabo ibyo ngibyo. Atusanga muri kubyumva nyine byose. Atusanga bafite ababavugira. Mujye mubona ababavugira mu manama, bafite ababavugira ibibazo byabo. Ati ndetse no mu manama yo gushakirwamo umuti w'ibibazo, iyo twahuye twateranye dushaka umuti w'ibibazo, aho turi gutegurira ibisubizo byaza ngo bikemure ibyo bibazo, abo bayobozi nibajya banahagera barahasiba. Kubera iki? Kubera ko bazi neza ko iyo izina ryabo hagize n'urivugaho haba hari abantu bari hakurigiriye babavuganira ngo ya iryo zina ntimukarivugeho ry'abo bantu. Ibyo ni ibintu mbona buri munsi. Aho ubona umuntu afite abantu bameze nk'aba agent yishyura bakagenda bakigisha amagambo y'urwango, bakica abantu izuba riva, bakagenda bagatwika abantu, ati mutwike bari abantu, mubatwika izuba riva ku manywa y'ihangu. Igihe cyagera ngo ibyo ngibyo tubiganire, tuvuga ati dore ibintu bari gukora, uriya muntu dore ibintu ari gukora, ari kwica abantu, ari gutwika abantu, ukahita wumva baragucecekesheje ngo yawe uriya mu mwihorera ibyo mwibivugaho. Ibyo ngibyo tuzaba tubireba. Person keeps coming up. He said, no, I will take the war to Kigali. Ndetse ugasanga uwo muntu ari no gukomeza avuga ati ngiye nzajyana intambara i Kigali, nzabatera, ngeyo ndetse nkureho na guverinoma iriyo. Ati ndetse dukore ubwo buyobozi buriho, abatutsi turabarambiwe nk'uko bari babarambiwe imyaka 31 ishize. And it's okay. These wonderful people, these powerful people who tell us what to do. None ugasanga rwose abo ntacyo bibatwaye, babantu beza, babandi b'abanyembaraga, bamwe baza kutubwira icyo dukora ngo n'icyo tudakora. Ubwo ni bya bihugu muri kubyumva, kumva ibyo ngibyo biba byavuzwe ntacyo bitwaye, biba byakozwe n'uwo muntu, bakumva ko ibyo ntacyo bitwaye. Se ngo bakumva ko natwe none dukwiye kubyemera gutyo, ibyo biri kudukorwaho dukwiye kubyakira gutyo. Ibyo byose bikaba izuba riva ku manywa y'ihangu. Amagambo y'urwango, kwica abantu babaziza uko bavutse, babaziza ubwoko bwabo, bakabakura iwabo, bakabohereza, bakabimura. Ndetse abenshi banatuye n'aha n'impunzi bari mu gihugu hano mu Rwanda. Ufite impunzi zirenga 125 hano zavuye hariya, bakuye mu ngo zabo cyangwa se babakuye kuri gakondo yabo mu burasirazuba bwa Kongo. Noneho babanyembaraga bya bihugu ngo bazi bavuga ngo nabantu beza, abanyembaraga bakaza muri izo mpunzi, bakaza bagakuramo bake cyane babarirwa ku ntoki, ngo babahaye ubuhunzi bagiye gutura mu bihugu byabo by'ibihangange, bakavuga ngo bakoze igikorwa cy'ubugira neza. Ariko ugasanga umubare mwinshi w'impunzi n'ubundi usigaye hano iwacu. Muri ziriya mpunzi baraza bagakuramo bake bakabajyana ngo gutura muri ibyo bihugu byiza byabo, twebwe umubare munini mwinshi w'impunzi bakawudusigira hano. Noneho bakumva ko dukwiye kubashimira ngo nuko baje muri izo mpunzi nyinshi ziri hano, bagakuramo bakenya bakabajyana hariya. Ndetse bakanatwereka ko kuba bafashe zimwe mu mpunzi, bafashemo bakenya bakabajyana gutura iwabo, ngari agakorwa k'ubugira neza bakoze. Cyambere izo mpunzi ibyo bihugu iyo bije kuzitwara hano, babatwara abo bakenya nyine babatwara bazi ko ari impunzi zituruka mu gihugu cy'abaturanyi. Ati iyo baje gutwara izo mpunzi ntago bajya bavuga ngo batwaye impunzi z'abanyarwanda, babatwara bavuga ngo dutwaye impunzi z'abanyekongo. Ati noneho nabwo bakaza bagatwara mu baki cyane. Ati nakifuje ko ubwo izo mpunzi zose ziri hano bakanaje bakazitwara bakazijyana muri ibyo bihugu byabo, ko baraza bagatwara mu baki cyane, noneho abandi benshi basigara ari ikibazo cyanjye. Ati icyo bakora ni ukujya muri Kongo bakirukana y'abo bantu bose bakabazana hano mu Rwanda, barangiza bakaza hano mu Rwanda bagafatamo bake cyane batanagera kuri 0 na 0.5 mu mpunzi zose ziri hano, bakavuga ngo barabatwaye. Ubundi bakavuga ati izo mpunzi nyinshi zisigaye ziguma ari ikibazo cy'u Rwanda, kuko n'ubundi bavuga ati abenshi muri bo n'abatutsi nka Kagame, icyemezo bakaba baragifashe. Ariko ntago bajya bibaza ikibazo kivuga ngo ese abo bantu bundi barinda babimpunzi ubundi bisanze gute hakurya y'umupaka, bisanze gute hakurya y'uwo mupaka aho ngaho muri Kongo babimura babakura nyine bavuga ngo bahabakure ngo n'abatutsi n'ibindi. Kuki batibaza ngo abo bantu bundi bisanze muri Kongo gute? Ese ni Kagame wabajyanyeyo ubundi? Ese n'u Rwanda rwabajyanyeyo? Ati natwe ubwacu turi hano kubera amahirwe ko twabashije kurokoka turi bazima,
gusa nanone ku bwiza bw'igihugu cyacu n'imibereho myiza y'igihugu cyacu ibintu tugomba kubikora gutya. Nimba ushaka ko umufatanyabikorwa wacu, nimba ushaka ko dukorana igihugu cyacu, twishimiye rwose gukorana nawe, ndetse mu gihe ushatse no gukorana natwe tukubera umufatanyabikorwa mwiza pe, tunirengagije ibyo tugutekerezaho cyangwa se uko tugutekereza, tukubera umufatanyabikorwa mwiza. Noneho bino bintu mubona buri munsi ngo mujye mubona bano bantu bitwa ngo ni inzobere, ngitsinda ry'inzobere, who go around, experts who are supposed to know better our situation than ourselves. Ati iri tsinda ry'inzobere, aba mujye mubona ngo ni itsinda ry'inzobere, mubona n'abantu bagenda bazenguruka aho ngaho bakumva ko rwose ngo bazi situation yacu n'ubuzima bwacu kurusha uko twebwe tubizi. Those who lead those groups are the very people connected with this. Ndetse nanone abayoboye iryo tsinda ry'izo nzobere, abo ngabo baza ngo ni itsinda ry'inzobere, abayobora iryo tsinda ry'inzobere n'ubundi ni nabo bafite aho bahuriye n'ayo mateka yose. Ngira ngo mubyumva biravugaga mu Banyarwanda, ubundi muvuga ngo ni Abanyarwanda cyangwa se n'Abatutsi, nitwe twabajyanye hariya muri Kongo n'u Rwanda ninde, ayo mateka yose murayazo ko imipaka yaciwe n'ibiki. Nibyo hano perezida bayisagaruka akavuga ati n'ubundi usanga abayoboye abo bitwa ngo ni itsinda ry'inzobere aribo bafite aho bahuriye n'ayo mateka y'ibyo byose nari ndi kuvuga, ari byo Bizimana Minisitiri yari ari kuvuga. Muri iri jambo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze, yakomeje kugenda agaruka kuri Minisitiri Bizimana, ijambo yari yavuze mbere ye. Minisitiri Bizimana yari yavuze ijambo rimeze ukuntu neza, ngira ngo tuze no kurigarura naryo muryumve, kuko abantu benshi bakomeje kugenda bumvira ijambo ry'umukuru w'igihugu. Yakomeje kugaruka ku ijambo Bizimana yavuze, Minisitiri Bizimana bivuze ngo iryo jambo risobanura neza bino bintu n'amateka byose. Nyuma y'iki kiganiro cyangwa se nyuma y'iri jambo ry'umukuru w'igihugu, mwitegura iryo jambo rya Minisitiri Bizimana ryo riraza kuba riri kuri YouTube channel yanyu. None izo nzobere zikaza ku buryo baje bagafata iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'ubwo bwicanyi bwose bwisha amamiliyoni y'abantu, a problem of minerals, bakabifata bakabihindura ngo ni ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Okay, let's imagine it's a problem of minerals. Okay, reka twemere ko rwose ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro nonaha. Ese koko no mu 1994 ibyo nabyo byari ikibazo cy'amabuye y'agaciro? Hano twaharwaniraga iki hano? Just imagine. Minerals. Okay, icya kabiri reka tuvuge ko wenda ari ayo y'amabuye y'agaciro pe. Many are actually fighting for these minerals in those places. Ubundi koko aho hantu ni bangahe baharwanira ayo mabuye y'agaciro? You found evidence about Rwanda being implicated in what's happening in Congo for minerals. Reka wenda tuvuge ko rwose mwagaragaje nk'ibimenyetso mugashyiraho ngaho ngo bigaragaza ko u Rwanda rufite aho ruhuriye n'ibyerekeranye n'amabuye yo mu burasirazuba bwa Kongo. Are you really saying it is just Rwanda? Why don't you be brave enough to say? Ati none se basi mutekereza ko ari u Rwanda gusa, kuki mutagira umutima ukomeye ngo muba abagabo? Rwanda is invading our territory we have created for ourselves. Basi ngo mwebwe mufata muvuga ibyo byose, muvuge ngo muba abagabo nyabaga, muvuge ngo u Rwanda rwatatse ahantu hacu, rwatatse amatware yacu twiremeye yacu, akarima kacu, mukaba ariko mubivuga. And is encroaching on the minerals we are also encroaching on in Eastern Congo. Ati ndetse u Rwanda rurashaka kwigarurira amabuye yacu y'ahantu twari twarifatiye mu matware yacu, akaba ariko mubivuga, mukaba abagabo nyabagabo cyangwa se mugashirika ubwoba mukabivuga gutyo, aho kuvuga ngo u Rwanda ngo ruri muri Kongo ngiki, ahubwo mwe mugatinyuka mugabwira bya bihugu by'amahanga mukavuga mutu Rwanda rwatatse mu burasirazuba bwa Kongo ahantu twari twarigaruriye twarigiriye akarima kacu twikuriramo amabuye, akaba ariko mubivuga. Why don't you be brave enough to admit that? Kuki ibyo mutabivuga gutyo ngo mubyemere gutyo? The allegations. Ati mwebwe mufata iyo myanzuro, ibyo muturega iyo biza kuba ari ukuri, u Rwanda rwakagombye kuba rukize nk'uko namwe mukize, mwebwe mufata ibyo byemezo.
hano yabwiraga bya bihugu by'amahanga nyine bifata ibyo byemezo ndetse na nubwo twakabaye icyo gihe tugikeneye amafaranga yanyu ebyo n'ubundi nta kintu muduha ariko mukaza rwose mukadukubita mukadushyiraho ibintu byose. Iyo rero niyo si iri ahahiseho umwijima habi cyane twanyuzemo ndetse n'uyu munsi habi cyane turi. Ibyo yatangiye sobanura. Perezida yakomeje avuga ati ikitaratwishe mbere ntikiturangize ngo dushire. Imyaka 31 ishize byaradukomeje, kitaratwishe cyaradukomeje ndetse cyaraduteguye dutegura ko ibintu bibiteka bizahora biza n'ibihe bibi bizaza n'ibyo bano bantu n'ubundi bifuza bashaka ko mbabwije ukuri ndashaka kubasezeranya ko ntago tuzigera dupfa tutarwanye nk'uko byagenze ubushize ntago bizongera. Does not involve invading anybody's. Kandi iyo mvuze ngo tuzarwana ntago mba ndi kuvuga ngo tuzataka amatwari cyangwa se ubusugire bw'ikindi gihugu ntago ari cyo mba ndi gusobanura. Nta nubwo mba ndi kuvuga ngo kuko mvuze ngo tuzarwana wenda ngo tuzajya gutwara ibintu by'abandi bitari ibyacu ntago ari cyo mba mvuga. Iyo mvuze ngo tuzarwana ni ukuvuga ngo Find us here. mba mvuga ko nudusanga hano iwacu ukashaka kudufata nabi nk'uko ubishaka nk'uko twabibonye ahahise You will not succeed. ndagusezeranya kutazadutsinda ntago uzabigeraho You will not succeed. ntago uzabigeraho. Tubundi ngewe numva ko buri munyarwanda wese yakagombye muri kano kanya kuba yiyumvamo ubushake bwo kurwana. N'amagambo y'umukuru w'igihugu ati buri munyarwanda wese muri kano kanya yakagombye kuba ari kwiyumvamo ubushake bwo kurwana n'umuntu wari we wese uzaza hano agashaka kugira ngo ibiri hano abifate abicurike abyangize. Ndetse ndabizi ko ari benshi b'abanyarwanda biteguye kwiyunga kuri urwo rugamba ariko izo nshuti zacu abafatanyabikorwa bacu muze kutwumva nabi ibyo turi kuvuga hano muze no kudufata nabi ko ibyo bintu twarabihaze pe twarabirambiwe shaka handi hantu mu bijyana. You know this Bizimana who was telling you this whole history by the Bizimana. Ndetse hano perezida yahise agaruka kuri minisita Bizimana avuga ati murabona uyu Bizimana wababwiye ari amateka yose wababwiye biriya agaragaza ko Bizimana iriya nkuru yagashatse ukuntu yandikamo nk'igitabo amateka yaramaze kuvuga cyangwa se akareba ukuntu anabibagezaho kugira babisome cyangwa se babyumve neza. Ngira ngo nabibasezereje ko mu ijambo ry'umukuru w'igihugu yakomeje kugaruka kuri minisita Bizimana ijambo ryiza yari yavuze risobanura bino byose amateka asubiye mu bihe byose. Ngira ngo niryo jambo riri buze gukurikira rya minisita Bizimana hano kuri YouTube. Ati muri ibi bihe turimo aho kuri nta kintu kukivuze ibimenyetso usanga ntacyo bivuze babitesheje agaciro n'ukuri kwa nyako guhari ukabona bagutesheje agaciro ukabona igifite agaciro ni ibikunezeza weho ku giti cyawe. Ati impamvu ndi kugaruka ibi byose ndi kubivugaho ni ukubera ko minisita Bizimana ubushize n'ubundi yakoze presentation ari kuvuga kuri ayo mateka ibyo bintu byose ayo mateka n'ubundi yararimo abo bantu n'ubundi yavugagaho by'umwihariko ababirigi n'abandi. Bukeye bwaho abantu baturuka muri ambasade z'ibyo bihugu bajya kumutera ubwoba bajya gutera ubwoba minisitiri wacu Bizimana. Tuzi ko banatinyuka mu bintu by'ubucucu bagiye kureba minisita wacu bavuye muri ambasade z'ibyo bihugu kuko minisita yari yagarutse ku mateka ngira ngo ijambo rya minisita Bizimana muraza kuryumva ku mateka ahuye n'abo bantu ngo abantu baturuka muri ambasade ngo baza kureba minisita baza kumutera ubwoba Bizimana. Ejo bundi se bohereza n'ubutumwa buca kuri minisitiri ubanye n'amahanga ngo bavugaga ko minisita Bizimana ibyo yavuze atari ukuri ibyo yavuze by'amateka yabo n'uruhare rwabo muri ibi byose ntago bamubwiraga ko ibyo yavuze ari ibinyoma atabwo babonaga bari kumubwira ngo gututinyuka kubivuga babwira minisita wacu. Hence they threatened him and they even started threatening he will not get a visa. Bamuteye ubwoba batangira kumubwira ukuntu gatazigera ngabona na visa yo kujya muri ibyo bihugu byabo ndetse n'ahandi hamwe na hamwe barebana nawe gutya amaso ku yandi bamutera ubwoba. Of course I can't blame them that given this history we have had. Ati ibaze nawe abantu baturutse muri ambasade nyine bakaza gutera minisitiri wacu ubwoba ariko ngiye nubwo nabarenganya bitewe n'amateka twagiye ducamo kera. Ibaze ko abantu baturutse muri ambasade bumva ko bari hejuru ya minisitiri wacu
va ko ku mugani bafite akamenyero nyine abantu baturutse muri ambasade kumva ko bakwiye kuza bagatera ubwoba minisitiri w'igihugu amaso ku yandi ngo barebana batanamubwira ngo ibyo wavuze ni ibinyoma ahubwo ngo ni gute watinyutse kubivuga. Minisitiri Bizimana hari n'ukunze kugaruka ku mateka akinjira mu mateka akagaragaza uruhare rwa biriya bihugu muri bino bibazo byose byabaye mu bintu byose byabaye akabigaragaza. Ibyo rero nibyo ngo byabababaje baza bameze nka kwa kundi umuntu nyine aza kwihanangiriza meze nkamubwira ati gututinyuka kuvuga ibi. Ntabwo wenda bazaga bavuga ngo ibyo uvuga bitandukanye n'ukuri cya bitandukanye n'ibimenyetso dufite twebwe, ati ntabwo ari icyo bavugaga. Bo bari bari kumubwira ngo nimba ari n'ukuri ntabwo wakagombye kukuvuga, niko baje babwira minisita wacu. Ibyo rero nibyo twita ngo ni ibihe bibi uyu munsi wa none turimo, tukagerageza no kubihuza cyangwa se bifitanye isano n'ubundi n'ahahise habi twagize. Nta nubwo navuga ko turi mu bihe bibi cyangwa se tumeze nabi, kuko ibi bikurusha ibindi byose byaratambutse twabibayemo. Tinyeka ko ari ibindi bibi biruta ibyo twanyuzemo bizigera bitubaho. Ngira ngo mbwira abo ngabo bafite ubwoba bikanga wenda babona ngo turi mu bibazo, mbahumuriza mbabwira ni ibi bikurusha ibindi byaratambutse, muhumure nta kibi nk'icyo twaciyemo kizongera kuba. Cyeka ko buriya buhamya uriya musore mutonyo uvuye hano yatangaga ibintu nka biriya, kubura abacu, ibihe bibi nka biriya, mukeka ko ibyo bintu bizongera kutubaho? Mubizi imiyaga zaraje turihisha zicaho, haciyeho ntabwo ibibi bizongera kutubaho nka biriya. Barongeye turiyubaka, kubatsa imbaraga zacu z'ubwoko bwose, nkeka ko hari indi nkubi y'umuyaga izaza gutyo. Umukuru w'igihugu yavuze ati twarongeye turiyubaka, twubaka imbaraga z'ubwoko bugiye butandukanye, ngo nawe ubyumva ati sinkeka ko hari ikibi kizongera kuza ngo kiturimburire igihugu kuriya. Ati ndibuka hari igitabo kigeze kwandikwa n'uwitwa ngo Philip Grevich. Igitabo cyari gifite titire ndende, tekereza ko uwo mugabo iyo biba byiza nawe bakamufata ahubwo bakamushyira ngo muri ayo matsinda yabo y'inzobere bajya bavuga atari ko ahubwo mwe mukajya kwizanira abantu ngo nuko ngo baturuka mu bihugu byakolonije u Rwanda. Mugabo mu gitabo cye yaravuze ngo, umutwe w'igitabo waravugaga ngo kwifuzaga kubamenyesha ko ejo tuzicwa tukicanwa n'imiryango yacu. Ni igitabo cyanditswe n'uwo Philip. Muri igitabo cyari gifite titire ndende ivuga ngo twagira ngo tubamenyeshe ko ejo tuzicwa tukicanwa n'imiryango yacu. Niko icyo gitabo cyitwa. Se bamenyeshaga abantu ubundi n'indi ubundi wari kuza agahagarika ubwo bwicanyi akabatabara, nta n'umwe. Byarabaye nk'uko byavuzwe, abantu bakomeza gutabaza isi bayimenyesha ati turashaka kubamenyesha ko abantu bagiye kwicwa n'imiryango yabo, menyesha isi ati ejo bazatwica n'imiryango yacu, abantu bamenyesha batabaza. Ariko se ninde wabyitayeho? Abantu barishwe n'imiryango iricwa, harimo ndetse na famiye y'uriya musore ukiri muto wari uri hano, ndetse harimo natwe imiryango yacu, twebwe muri bamwe duhagaze hano natwe imiryango yacu yarishwe. Se barangiza bagashaka no kutugira babi bashingiye ku mateka yacu. Bonye hari imbaraga ziri hariya iteka zihora zishaka zigafata abo ngabo biciwe cyangwa se abo bagiriwe nabi zikabagira nk'aho ahubwo ari bo bicanye, ari bo bisha abantu. Buryo usanga nk'uyu mwana uvuye gutanga ubuhamya hano avuga ibibi yakorewe, ukuntu imiryango ye yishwe, ugasanga hari abantu bashaka kumufata ahubwo bakamugira nk'aho ari bo bantu babi, ari bo bicanye. Ibaze kubona umuntu nk'uyu nguyu byagoranye no kugira ngo nawe arokoke, yabuze buri kimwe, imiryango ye yarishwe, ariko ubu ngubu ukabona bari gushaka kubafata n'abo bantu bakabagira nk'aho ari bo bicanyi cyangwa se ari bo bantu babi. Ibyo ngibyo nibyo ubona ko isi ishaka muri kano kanya. Ndetse perezida hano yahise yongera gusa nk'ubanyurira mu nkuru ababwira ati mu gihe bino byose byabaga 94, ati mu rwego rwo kugira ngo ngiye ngume ntekereza neza mu mutwe meze neza ntegura gahunda yose, ati intambara zari ziri kuba hirya no hino, abantu intera hamwe ziri kwica abantu, abasirikare ba RPF no bagenda bagerageza kurokora abantu no gutabara narwana n'ingabo za guverinoma. Umwe ba komanda banjye nibwo baje kumbwira ati ngwino urebe ibyabaye hano. Baramamagara ngo njye kureba, nagiyeyo rimwe gusa njya kureba ibyabaye. Anga hari ahantu bacukuye urwobo runini rwuzuyemo imirambo y'abantu, bikaka icyo cyobo cyari kirimo nk'imirambo y'abantu bagera ku 200. Abo bantu twasanzemo bagera kuri 12 bari bakiri bazima, tubakuramo muri icyo cyobo. Kumbwira ngo abo ngabo 12 twarokoye, bamwe babayeho iminsi mike, ariko ngo abandi barapfasigara 7. Ndetse na n'uyu munsi 7 nkeka ko bakiri bazima. Ko guhera uwo munsi bamamagara ngo nze ndebe imirambo y'abantu bari kwicwa,
icyo gihe nahise mbwira ba kamandazi banjye ndababwira nti guhera uwo munsi ntimuzongere kumpamagara mumbwira ibintu nk'ibi ngibi ngo nze mbirebe ubwicanyi buri gukorerwa abantu, ntimuzongere kumpamagara muri ibyo bintu cyangwa ngo mushake ko mbitekerezaho ngo mubinjyanemo mubimbwire, ibyo byose biri kuba mbega ngo nze mbirebe n'amaso yanjye. Ndababwira ati mujye mubikemura, mukomeze urugamba, mwe mubikemure ku giti cyanyu mutanzanye ngo mbirebe nk'umuyobozi wanyu. And the reason was simple. And unfortunately, such a moment of remembrance, I didn't want my judgment and my conduct of the war and the leadership I was supposed to be providing. Ndetse perezida akavuga ko impamvu ibyo bintu atashakaga gukomeza kubireba banabimumenyesha ukuntu abantu bari kwicwa nabi urubozo, ati impamvu ibyo byose ntabishakaga ni ukubera ko navugaga nti bitaza kubangamira uburyo mfatamo ibyemezo n'ubuyobozi bwiza njye nashakaga kugaragaza ku rugamba cyangwa se nari mfite muri njye n'uburyo ibintu byose byagombaga kugendamo. Ntabwo nashakaga ko biza kubangamira uburyo mfatamo ibyemezo. Muri make ngira ngo iyi nkuru ni nk'ubwa kabiri uyumvishije. Perezida mbega icyo atashakaga ni ukugira ni ugukomeza kumwereka ukuntu abantu bari kwicwa, nawe wari gushobora gushituka wafashe icyemezo kivuga ngo urabizi bitewe n'ukuntu ibintu biri kugenda gutya, mfashe nanjye icyemezo kitari cyiza, nanjye ngiye gukora ikibi bitewe n'ikibi nawe uri kubona kiri gukorerwa abantu. Niyo mpamvu yavuze ati sinshaka gukomeza kureba ibi bintu bibi biri gukorwa gutya ngo mumagare nze mbirebesha amaso yanjye, mwe mukora akazi kugira ngo agume mu murongo muzima bari barimo n'ubundi bari barihaye. Ngira ngo iyi nkuru twigeze kuyikoraho n'ubushize. By what you saw, so that's why ati sinashakaga kuyoborwa nanjye n'umujinya kubw'ibyo nabonye, nashaka kuguma nyine meze neza mfite balance. I kept seeing this putting people out of a mass grave. Kuko iyo nkomeza kubona ibi bintu mbona ukuntu abantu bari kubakura mu minyobo mibi cyane babashyinguyemo bari kugenda babajugunyamo babishe nabi. But who is this? Whoever is doing this, why is he doing it? Nanjye ngakomeza nibaza n'ubundi wakoze ibirinde kuki yabikoze, ngakomeza nkabitekerezaho cyane. Byari kurangira iyo ntabwo yabirangije, ariko muba mubyumva nyine ubusobanuro bwabyo. Another year to commemorate. Reka nsoreze hano kuko n'ubundi hazahoraho undi munsi ndetse na buri mwaka wo kujya twibuka abantu bacu twabuze. Rwandans, I beg you, nk'abanyarwanda reka mbasabe ko mutagomba kumva ko ubuzima bwanyu hari umuntu mu bukesha cyangwa se kubaho kwanyu ari impuhwe z'umuntu uwo ari wese cyangwa se z'igihugu icyo ari cyo cyose. Nicyo perezida yasoje asaba abanyarwanda, gira umurava wo guhangana na situwasiyo turimo nk'ibintu bimeze, mugire uwo mwataka cyangwa mubangamira, ariko nanone mugire umurava wo kurwana murwanira ibyanyu, akagira uwo mwemerera kuza kubategeka babwira uko mugomba kubaho ubuzima bwanyu. Ko umunsi uzemera ko umuntu ari wuza akakwereka ukuntu ubaho ubuzima bwawe, akakwereka ko kubaho kwawe ari impuhwe ze, atuwe niwo munsi uzaba watsinzwe mu buzima bwawe. Iryo ni ryo jambo umukuru w'igihugu yavuze ku nshuro ya 31, kwibuka ku nshuro ya 31 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, ndetse mboneraho no kwihanganisha buri munyarwanda wese twibuka twiyubaka. Ibuka gukora subscribe, ndaje turebe ikiganiro cya Minisita Bizimana. True Men TV yifatanyije n'abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twibuke twiyubaka.